mwese mu izina rya Yesu, abakurikiranye channel y'isoko y'ubugingo, ibiganiro dutambutsa ijambo ry'Imana, ndabasuhuje rero mwese bakurikiranye cyangwa se abazakurikirana. Imana ibahe umugisha kandi mbifurije amahoro y'Imana, mbifurije kugubwa neza, mbifurije umugisha w'Imana mu byo mukora byose aho muri, kandi mbifuriza kugira ngo akaboko k'Imana gakomeze kababeho mu izina rya Yesu. Rero ubasuhuza nitwa Pastor Ntidimeninda Silver, kandi ngira ngo ushaka no kugira ngo dusengane cyangwa se hari ikindi wifuza ko twaganira ku by'ijambo ry'Imana, waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp kuri nimero iyi ikurikira, ibiriho ariko reka nyisubiremo nta kibazo: 0788667722. Imana iduhana umugisha. Rero reka dusenge kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Mana, turagushimye uyu mwanya, tuguhaye icyubahiro kubwo ijambo ryawe tugiye kuganiraho. Reka umuntu wese uteze amatwi cyangwa uri burigereho n'uwo rizageraho rihindura ubuzima bwe, kandi ave ahantu hari hagoranye ajya ahandi hantu hazima kubwo ijambo ryawe, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana, turarisanga mu gitabo cya Luka. Turasoma igice cyaho cya 7, turasoma duhereye ku murongo waho wa 11. Imana ishimwe cyane. Umutwe waho w'amagambo haravuga ngo azura umwana w'umupfakazi. Azura umwana w'umupfakazi. Uwo ni Yesu, nta wundi. Uwo ni Yesu wazura umwana w'umupfakazi. 11. Bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu, ahura n'abikoreye ikiriba. Wari wapfuye yari umwana w'ikinege, kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati, wirira. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana dusanze muri iki gitabo cya Luka, twasanze inkuru zivuga ukuntu Yesu yazuye umwana w'umupfakazi. Umunsi Yesu yazuye umwana w'umupfakazi, hari n'abandi bantu benshi yashoboraga kuba yazura, cyangwa se bari bapfuye icyo gihe, cyangwa se bari bapfuye uwo munsi. Ariko uwo munsi Yesu yahisemo kuzura umwana w'umupfakazi. Imana ishimwe cyane. Uyu mwanya rero narinje kukubwira ngo Yesu agira ibintu byawazura bimaze iminsi byarapfuye. Izi nkuru zavugaga ko uyu mupfakazi yari afite umwana, arangije umwana arapfa. Hanyuma ariko mu mudugudu wabo aho yari atuye, Yesu aza kuhanyura. Yesu aza guhura n'uyu mupfakazi. Amaze guhura nawe, uyu mupfakazi afite ikibazo. Ahura nawe, abantu bamuherekeje bikoreye ikiriba. Bari bikoreye isanduku irimo umwana we, bagiye kujya gushyingura. Hanyuma ngo bahuye, Yesu ngo abantu benshi bari babanje kumukurikira. Burya umuntu yapfushije, umuntu afite ikibazo, umuntu yahuye n'ibyago, ibyo ari byo byose, ntabwo habura abantu baba bari iruhande rwawe. Hari igihe haba harimo abashungerezi, hari n'igihe haba harimo abantu bari bifatanyije nawe mu kibazo. Ariko muri abo bose bari bari kumwe, ntabwo hari harimo ufite ubushobozi bwo kumuzurira umwana. Imana ishimwe. Ndagira ngo ngutangarize ngo mu bantu muri kumwe, mu bantu mugendana, birashoboka ko harimo abantu batari bafite ubushobozi bwakemura ikibazo cyawe. Ariko uyu mwanya
Yesu ahure nawe akemura ikibazo cyawe cy'abantu batashoboye. Uyu munsi Yesu agikemure mu izina rya Yesu. Ngo ahura n'abikoreye ikiriba, kandi ahura ngo asanga n'uwo mumama nyine umwana arimo. Ngo arangije aramubwira ngo umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Imana ishimwe cyane. Nje kugira ngo mvuge ku mbabazi z'Uwiteka, imbabazi z'Imana. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi. Umuntu ashobora kutakugirira imbabazi, umuntu ashobora kuba nta mbabazi yaguha, umuntu ashobora kukureba akabona ntabwo ukwiriye kuba wagirirwa ubuntu bw'ikibazo ufite ngo gikemuke. Ariko ngo umwami Yesu amurebye mu maso abona afite agahinda, amurebye mu maso abona ababajwe n'umwana we utari bugaruke, amwitegereje asanga abantu barimo barihuta, ngo kuko bari bikoreye ikiriba barihutaga. Uzarebe iyo umuntu iyo bagiye gushyingura barihuta cyane, baba bacunganwa n'amasaha, barihuta rwose. Hanyuma ngo bari bikoreye ikiriba barihuta, hanyuma ngo mama w'umwana nawe abihuta inyuma, ariko afite agahinda katangana n'abagiye gushyingura, afite agahinda katangana n'abamuri iruhande, yari afite agahinda katangana n'abo bagendana. Ndagira ngo mbwira ngo agahinda kawe nubwo hari umuntu waguhumuriza, ariko agahinda kawe ni kenshi ntabwo uguhumuriza afite akababaro kari ku kigero kingana nawe nyiri ikibazo. Ngo Yesu ararangajijemo amaso mu bantu bari kumwe na wa mumama, ngo arebye neza asanga ngo umumama afite agahinda kenshi. Ngo Yesu muri we ngo ahita amugirira imbabazi. Agize imbabazi hari amagambo yamubwiye. Imana ishimwe cyane. Imbabazi z'Imana ziracyahari, imbabazi z'Imana zirahari, imbabazi z'Imana ziri mu ruhande rwawe. Niwemera Uwiteka Imana arakugirira imbabazi kubwa agahinda kawe bitewe n'ikikuriza. Uyu munsi hari imbabazi z'Imana ku buzima bwawe. Ngo amugirira imbabazi anamubwira ngo wirira. Ndagira ngo banze nkubwire ngo wirira. Nubwo ufite ikibazo ariko wirira, kuko hari igisubizo. Nubwo urwaye ariko wirira, hari igisubizo. Nubwo hari imbaraga wabuze ariko wirira, hari igisubizo. Nubwo wumva byanze ariko wirira, hari igisubizo. Imana ishimwe cyane. Hari igisubizo. Igisubizo iyo cyabonetse umuntu aratabara. Igisubizo iyo cyabonetse umuntu nawe asubiza umutima mu nda. Yesu aramubwira ngo wirira. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mbanze nkubwire wewe wariraga ngo wirira. Ndagira ngo nkubwire wewe wari ufite ikibazo gikomeye wirira. Uyu mwanya hari ubutsinzi Imana yohereje ku buzima bwawe. 14 akavuga ngo yegera ikiriba agikoraho, abakikoreye barahagarara. Imana ishimwe cyane. Yesu yegera ikiriba agikoraho. Muri make yegera ikibazo agikoraho. Ndagira ngo Yesu akore ku kibazo cyawe. Ndagira ngo Yesu akore ku kintu cyakurizaga. Ntabwo nzi ikikuriza ni igiki. Ahari hari ibintu byanze gutungana, ahari hari uburwayi umaranye iminsi, ahari hari imbaraga wabuze z'Umwuka Wera, ahari se ni ibyaha birimo bikuriza. Uyu munsi Yesu aje kugukiza, aje kugutabara, aje kukumaramo ibyari byarakubase. Uyu munsi Yesu aravuze ngo wirira, kuko hari icyo aje gukora ku buzima bwawe. Ngo abwira uyu mudamu, aramubwira ngo wirira. Yegera ikiriba agikoraho, abakikoreye barahagarara. Ndagira ngo nkubwire ngo abari bagufiteho ikibazo, abihutishaga ikibazo, abari barimo gusunika ikibazo, abarimo bihutisha igeragezo cyawe, uyu mwanya Yesu aravuze ngo nibahagarare. Bahagararire aho bageze. Abarwanyaga ubuzima bwawe Imana irabahagarika, abahigaga ibyawe Imana irabahagarika. Imana ishimwe cyane. Ikibazo cyawe Yesu agikozeho. Iyo Yesu akoze ku kibazo, hagarika n'abari bacikoreye, hagarika n'abari bagifite, hagarika n'abagisunikaga. Uyu munsi Yesu ahagarika ikibazo cyawe mu izina rya Yesu. Ikibazo cyawe gihagarare, ineza y'Imana ikugaragareho. Barahagarara. Ati muhungu, ndagutegetse byuka. Imana ishimwe cyane. Wari upfuye arabaduka, atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Imana ishimwe cyane. Uyu mwanya ndagira ngo mpanurire ubuzima bwawe. Uyu munsi, aka kanya, iyi saha, kuri iyi tariki, wumviye iki kiganiro, wumviye ijambo ry'Imana. Abantu bari bikoreye ikibazo cyawe, Imana irabahagaritse. Imana iravuze ngo nibabe barekeye aho ngaho.
ndagira ngo nkubwire ngo ushobora kuba umaze iminsi mu buribwe, ushobora kuba umaze iminsi ubona nta nzira, ushobora kuba umaze iminsi ubona byakuyobeye, ushobora kuba umaze iminsi ubona bitazemera, ariko ndagutangariza nkubwira ngo Yesu hari icyo akoze kuri uyu mwanya. Hari icyo Yesu akoze. Abari bikoreye ikibazo cyawe Yesu arabahagaritse, kandi icyawe cyari kimeze cyawe cyari gipfuye Yesu aravuze ngo nikizuke. Hari ikintu wumvaga warahebye, hari ubukwe bwawe bwari wumvaga wahebye, hari ibintu wumvaga bitazongera kukubaho mu buzima, hari amahirwe wumvaga atazongera kugaruka. Yesu aravuze ngo nibibeho. Yesu aravuze ngo nibyongere bitungane. Yesu aravuze ngo komera. Yesu aravuze ngo humura. Yesu aravuze ngo uratabara. Yesu aravuze ngo akira imbaraga z'Umwuka Wera. Wari warakamutse, wari waranamutse, makuba n'ibyago byari byinshi, ariko ni igihe cyo gutabara, ni igihe cyo kugira ngo subizwe ibyaha, subizwe umwana wa, subizwe agaciro ka, subizwe amahoro ya, usubizwe umunezero wa, usubizwe agaciro kawe mu izina rya Yesu. Imana itugirire neza. Wari upfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Ndashaka kuvuga ku ijambo rivuga kuvuga. Wari upfuye atangira kuvuga, kandi mu kanya gato babona gatavuga, ntabwo yari afite kuvuga. Ndagira ngo mubwire ngo akazi kawe hari ibintu kavugaga burya ukigakora. Mafaranga yawe hari ibintu yavugaga agikora, ariko uyu munsi ntabwo bigishobotse. Mbaraga z'Umwuka Wera hari ibintu bizakoraga ku buzima bwawe, ariko ntibyari bigishoboka. Ndagutangariza nkubwira ngo uyu mwanya Yesu agaruke ku buzima bwawe. Icyawe cyari cyaragucitseho cyongera kigaruke kandi kivuge. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Wowe uneze amatwi, subizwamo imbaraga, kiranukira Imana, nindi cyaha n'igisa nacyo, ubaho Uwiteka Imana. Ijambo ryaramye ngo kubaho Uwiteka ari bwo bwenge, kandi kuva mu byaha ari bwo kujijuka. Imana ikugiriye neza. Tunganira Imana, egera Imana, ubaha Imana n'umutima wawe wose, kuri ibyo gukiranuka. Yesu araza gutuma abari bikoreye ikiriba cyawe, cyangwa se abari bafite ikibazo cyawe, bari buhagarara, barahagarara. Egera Imana, ubaha Imana, usenga Imana, kiranuke ku gato no ku kanini, ubaho Uwiteka Imana mu nzira zawe zose, mu mikorere yawe yose, mu mivugire yawe yose. Ubaho Uwiteka, azakugirira neza, azagutabara, azagushumbusha iby'inzige zari, azaguha amahoro asesekaye, azaguha amahoro abisi badatanga. Hanyuma ikibazo cyawe gikemuke, ariko kubera ko Uwiteka Imana ari we uri mu ruhande rwawe, kandi kubera ko wamwubashye. Wowe uteze amatwi ijambo ry'Imana, ngiye gusengana nawe, tugiye gusenga Imana nsoza ngusengera kugira ngo Uwiteka akore ku kibazo cyawe, kugira ngo Uwiteka akemure ikibazo cyawe, kugira ngo Uwiteka akuvane mu buribwe, kugira ngo Uwiteka agukize akababaro, kugira ngo Uwiteka kongera imbaraga, kugira ngo Uwiteka aguhagarareho, kugira ngo Uwiteka agukize uwo mwijima wari ukumaze iminsi imbere, kugira ngo Uwiteka akwereke inzira yo gukiranuka, kugira ngo Uwiteka akuvane, agukize kiriya cyago cyananiye ubuzima bwawe. Hari icyaha ugize ku buzima bwawe cyananiwe wananiwe kureka, kubera imbaraga zagufashe, kubera imbaraga zakugwatiriye, kubera imbaraga zaguhagaze hejuru. Ndagira ngo utangarize nkubwire ngo Uwiteka uyu mwanya akore ku kibazo cyawe, akora hakuryaga hakire mu izina rya Yesu. Ngiye gusengana nawe, ntabwo nzi nimba uri kwa muganga, wizeye Uwiteka Imana abasha kugukiza. Nimba uri mu kazi kawe, Imana ibasha kugukiza. Nimba uri mu muhanda ugenda, wumve ko Uwiteka Imana ari mu ruhande rwawe. Tugiye gusengana Imana. Imana turagushimye, ineza yawe n'urukundo rwawe bituma tudashiraho, gukora kwawe ni kuganze. Sengeye umuntu wese wari ukeneye gukora ku kibazo cye, kora ku kibazo cya buri wese, umugirire neza. Umuntu wese ufite ikibazo yaburiye igisubizo, ni wowe utanga igisubizo. Uriya mudamu mu gihe yaragiye kugira ngo uriya mwana bajye kumushingura, nta wundi wa nyuma yari asigaje gutakira, yari asigaje kwemera inzira bamucishijemo yo kugira ngo bajye gushingura umwana we. Ngo ariko muhurira mu nzira, haleluya haleluya, mumaze guhura urangije ngo uramubwira ngo umugirire imbabazi, utegeka bikoreye ikiriba barahagarara. Ndagira ngo uyu munsi wa none wari ubuze ubutabazi bumuhe, wabonaga ko byarangiye, abari wo mutabara mu izina rya Yesu. Njyatuye mu izina rya Data wa twese, n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera, amen.
Imana ibahe umugisha, mugubwe neza, mukomeza mukurikirana ijambo ry'Imana, mukanda subscribe, kandi Imana ibahe umugisha. Amahoro y'Imana abane namwe. Shalom, shalom.